Yes, reka nizere ko umeze neza cyane nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hagiye hatandukanye. Nk'ibisanzwe rero njye ntabwo ngiye kuza ngo tuganire kuri Super Coupe kuko ntekereza ko byabaye byarabaye kandi ngiye kuza kugira ngo tuganire kuri ikipe nationale, ikipe y'igihugu. Amakuru arimo aravuga yumo muri aya masaha ni amakuru ntabasha kuba narenza inkoyi, ni nayo mpamvu mvuze ngo reka tumanze tuyaganireho kuko ni amakuru mashe kuba namenya nanjye nkamanza nkayitaho neza, nkamanza nareba ibimenyetso ndetse naho amakuru yaturutse. Ni amakuru yizewe nk'ibisanzwe hano kuri The Sport Move nk'uko tuba tuganira kuri umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Amakuru rero nta yandi, amakuru aravuga ko ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa bushobora kuba bwamaze kuba bwatandukana n'umutoza w'umunya Algeria ufite inkomoko muri Algeria ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa, uwo nta wundi ni Adel Amouche. Ni inkuru ngiye kuza tuganireho neza gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa n'ubundi ni ukumanza ukareba neza niba waramaze kuba wakora subscribe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe hano kuri The Sport Move ugakora subscribe ndetse ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere ikiganiro cyacu kigeraho neza gatanu kuri gatanu. Reka tubyinjiremo gutya tumanze tuganire neza ku mutoza Adel Amouche. Ni inkuru isa nkaho igiye hanze kuri uyu wa mbere mu masaha ya nyuma ya saa sita, ivuga ko umutoza Adel Amouche ndetse na Ferwafa bamaze kuba batandukana biri official. Ushobora kwibaza ngo byatewe n'iki? Ikipe cyangwa se ikipe y'igihugu Amavubi abayireberera aribo Ferwafa kuki bahise bafata uyu mwanzuro? Ngira ngo hagiye hacicikana amafoto menshi yagiye azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, umutoza Adel Amouche ari kumwe n'abakinnyi mu makipe yabo bakinamo amaklabu, bivuga ko yari yagiye kubasura. Abakinnyi rero bagiye bagira dute, bamwe bakajya babandikira muri Ferwafa bababaza, ndetse n'ubuyobozi bw'amakipe amwe namwe bwandikira Ferwafa bubabwira yuko batishimiye ibyo umutoza Adel Amouche arimo gukora. Rero ni nayo mpamvu Ferwafa yahise yiburira umutoza Adel Amouche, kuko bivuga ko umutoza Adel Amouche yajyaga gusura abakinnyi mu maklabu yabo bitemewe, atabiherewe uruhushya n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi cyangwa se Ferwafa atariyo yamutumye, ahubwo we ari kwijyana ku giti cye. Ibyo byose rero bikaza bizenguruka bikagenda bikazamura umwuka mubi, byaza byikubita ku musaruro nyine umutoza Adel Amouche amaze igihe agaragaza muri equipe nationale, nyuma yuko atabashije kuba yayifasha kwikarifiya mu gikombe cy'isi ndetse no mu gikombe cya Afurika. Ibyo byose bigatuma hazamuka umwuka mubi. Rero kuri ubu ngubu hakaba habanje kuba habaho gutandukana. Ushobora guhita wibaza ngo ese ubundi kubera iki ubuyobozi bukuru bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi burangajwe imbere na Ferwafa ariwe perezida wayo Shemangoga Fabrice, hari abibazaga ngo ubundi ushobora guhita uvuga ngo n'ubundi bari baratinze cyangwa se n'ubundi Adel Amouche ugiye kureba nta kintu kinini yari yaragejeje kuri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nibyo koko ugiye kureba imibare usanga umutoza Adel Amouche mu mikino yose yatoje, haba imikino ya gishuti ndetse n'imikino ibara, haba muri federasiyo z'igikombe cy'isi ndetse no mu gikombe cya Afurika, umutoza Adel Amouche yabashemo gutsinda imikino 2 mu mikino irenga imikino 8. Ibi ngibi bihita bikwereka ko ari isura mbi ku ikipe y'igihugu, ndetse ntekereza ko ari n'imibare mibi ku mutoza Adel Amouche. Amakuru rero avuga ko bamaze gutandukana bishingiye n'ibyo ngibyo nababwiye byo kugenda asura amakinnyi yitwaje ko ari umutoza atabiherewe uburenganzira na Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Gusa ni umutoza uzwiho akantu ko kwigira inshuti cyane n'abakinnyi ndetse no kugerageza kugenda akomveka abakinnyi, kuko hagiye nanone hazamuka amakuru avuga ko Adel Amouche yari arimo arafasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuba bashaka izindi tala zikina ku mugabane w'i Burayi mu byiciro nko mu gihugu cy'Ububiligi. Muribuka ko yageze no kuri murumuna w'uyu musore mushya wari wemereye kuba yakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi wa Michel, nawe yari yamugezeho muri ekipe akinamo. Ntekereza ko ari nayo mafoto yasakajwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ubwo muribuka ko irimo iritegura kuba yatangira gukina qualification z'igikombe cya Afurika zizaba muri uku kwezi kwa gatatu. Hasigaye ukwezi kumwe n'igice kugira ngo qualification z'igikombe cya Afurika zitangire zikinwe. Mwagiye mu byumva byinshi bigiye bitandukanye by'uko n'umutoza Adel Amouche ari igihe cyageze
noneho hajya kuba camp cyangwa se ikipe y'igihugu Amavubi hajya kuba kampu umutoza akaba ataragera mu Rwanda, ndetse hari n'andi makuru yagiye avuga ko hari igihe ikipe y'igihugu babaga bagiye gukinira hanze, by'umwihariko igihe bagiye gukinira muri Algeria mu mikino ya gishuti, hari amakuru yazamutse avuga yuko umutoza Adel Amrouche atabaga ari muri kampu, ahubwo yabaga yagiye hanze ya kampu akaza imyitozo yenda kurangira, kuko imyitozo yabaga ikipe yayisigiye abungiriza biwe ndetse akaba ari nabo bakoresha imyitozo. Ibyo byose Ferwafa cyangwa se ubuyobozi bushya bwagerageje kugenda bibukurikirana. Ntekereza ko hari abatekerezaga ko n'ubundi kuba Adel Amrouche yakwirukanwa yari yaratinze kuko ugiye kureba haba mu buryo bw'imibare haba mu buryo by'imyitwarire, kuko Adel Amrouche bivuga ko ikintu cya mbere ubundi cyamuzanye muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi hari ikintu cyitwa ikintu cyo gushaka connection cyangwa se cyo gushaka uburyo yakwirira amafaranga, kuko uyu Adel Amrouche azwiho ikintu cyo kuba yagurisha abakinnyi na manager wiwe, n'umwe mu manager bahagarariye bafite abakinnyi benshi ba managing hano mu gihugu cy'u Rwanda. Adel Amrouche rero hajya havugwa nuko n'andi makuru yuko yashakaga kuba yafata abakinnyi b'abanyarwanda by'umwihariko abakiri bato bakina no mu Rwanda, akajya bahereza amahirwe yo kuba bakina muri ekipe y'igihugu, noneho kugira ngo abashe kuba yashyira dosiye ziremereye ku mibare y'abo bakinnyi, ku buryo ikipe ntizagira ajya kumugura ijya ireba kuri profile ye basange yarakiniye ikipe y'igihugu nkuru y'u Rwanda Amavubi. Ibyo byose ni byinshi byagiye bizamura umwuka mubi, gusa ntekereza ko icyo ngicyo aricyo gitumye ikipe cyangwa se Ferwafa ivuga ati turarambiwe tugomba gutandukana. Ferwafa rero yemeje ko amakuru avuga yuko ikipe cyangwa se Ferwafa, Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kabisa, bamanje kuba banamumenyesha ndetse bamwandikira ibaruwa imwirukana cyangwa se imusezerera kugira ngo imusaba ko batandukana. Gusa sindabona ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa babitangaza, gusa ni amakuru aba arimo aragenda asirikira, ni amakuru aba yagiwe agera hano hanze aba atugeraho neza 5 kuri 5, nanjye nkaza mu bambere kugira ngo nze nyabagezeho mu bambere hano kuri The Sport Move. Ese tubwire muri comment wowe wishimiye itandukano ry'ikipe y'igihugu Amavubi n'umutoza Adel Amrouche. Mbibutsa ko uyu mutoza ari umwe mu batoza batagize amahirwe cyane ko yagiye aca mu makipe agiye atandukanye, wenda nk'ikipe y'igihugu yaba yaraciyemo ni ikipe ya Romania, ikipe y'igihugu ya Tanzania, ndetse kuri ubu ngubu akaba yari ari gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akaba yari umusaza w'imyaka 57 w'umunyarigeria ufite ubwenegihugu ukomoka wavukiye mu gihugu cya France, mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko kuri ubu ngubu akaba afite ubwenegihugu muri Algeria. Ese wo byakiriye ute? Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakagombye kuba irimo irashaka undi mutoza kuba mu kwezi kwa gatatu. Dufite ikintu cyitwa hari FIFA series ndetse hakazana qualification z'igikombe cya Afrika, kandi ibyo byose bizaba bireba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro, nshimira weho wamaze kuba wakora subscribe ndetse naho utarayikora kwayikora noneho, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ngiye wumva Nebo Fabrice, iyi ni The Sport Move, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.